batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego. Ndabona byemeye. Mwaramutse Beatrice. Mwaramutse Mukama. Ese ko mbona ukanda akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga? Oya da, nibereye muri systeme Imibereho. Iyo se ikora iki kandi? Imibereho ni systeme ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'abanyarwanda twese. Yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo. Naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi. Ariko Mukama, ibyo umbwira ni ibiki? Ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe? Ashwi da, uzi ko uheruka inzira muki? Ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwaho mu gutanga serivisi iyo ari yo yose, ahubwo hasigaye hifashishwa systeme Imibereho. Ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye. Ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri systeme Imibereho koko? Yewe ntabyo ndareba pe, ahubwo nyereka uko nabireba. Biroroshye. Simbona ufite telefoni, kanda akanyenyeri 195 urwego, ukurikiza amabwiriza. Icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye. Yo, uzi ko natwe turimo ndi? Ariko se ko mbona bucura bwacu batarimo? Ndakumenye. Ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage. Batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri systeme Imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa, ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha. Batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefoni ibaruye ku ndangamuntu ye, nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha. Yewe, reka nyaruke hakiri kare bamfashe.